Wari uzi ko isereri n'igicuri bishobora guterwa n'inzoka ya teniya yo mu bwonko? Wari uzi ko se isuku nke no kutamenya gutegura amafunguro neza byagutera bene iyi nzoka yo mu bwonko, neurocysticercosis? Iyi nzoka ni gati ki? Iterwa n'iki? Yandura ite? Ese iravurwa igakira? Ni gute wayirinda ukayirinda abawe ndetse ukayirinda n'abakugana? Ibi bibazo nibyo tugiye gusubiza muri iki kiganiro. Tubahaye ikaze na karibu kuri uru rubuga Isuzumiro TV, aho tuganirira uburyo twabungabunga ubuzima bwacu n'abacu, bityo tukagira ubuzima buzira umuze. Kanda ku nzogera wiyandikishe ukore subscribe, ibiganiro byacu nk'ibi by'ubuzima bibe akagaruka iwawe. Muri kumwe n'impuguke MT. Teniya yo mu bwonko ni indwara yakwirindwa ifata ubwonko, iterwa na infection y'inzoka ya Teniya solium, yihisha mu gikonoshwa biturutse ku kurya ibiryo cyangwa ibiribwa bitatetswe neza ngo bishye cyangwa bitateguranywe isuku ihagije. Iterwa kandi no kunywa ibinyobwa byandujwe nayo. Iyi nzoka yabaye gature endemic disease mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Aziya ndetse n'ibya Afurika. Mu mezi 2 cyangwa 3 nyuma yo kuyandura nibwo igaragaza utubyimba mu nyama cyangwa mu bwonko. Ikwirakwira mu bantu iyo abantu bariye cyangwa banyoye ibyandujwe n'amagi cyangwa ibihuka byayo. Amagi yayo iyo ageze mu gifu cyangwa mu mara arituraga akavamo umuhini wa teniya. Uyu muhini wa teniya ushobora kuguma mu mara ugakura ukavamo teniya ishobora kugira uburebure buri hagati ya 2 metero kugeza kuri 8 metero. Iyo teniya ishobora kumara imyaka yibereye mu mara. Iyo ikuze igira ibihuka birimo amagi yayo. Igihuka kimwe gishobora kugira amagi 50,000. Umuhini wa teniya ushobora kandi kugenda mu maraso, cyane cyane ajya mu mwijima avuye mu mara no mu zindi nyama zo mu nda, portal vein system, bityo ugakwira mu maraso yose ukazagera mu mikaya n'inyama z'umubiri wose ndetse no mu bwonko. Iyo umuntu ayirwaye, umusarane we cyangwa umwanda we uba urimo ibihuka cyangwa amagi. Iyo yitumye ku gasozi cyangwa akagira isuku nke avuye kuri wese, ashobora kwanduza ibiribwa cyangwa ibitunga amatungo. Bityo umuntu wafata bya biribwa akabirya bidatetse neza cyangwa bitakorewe isuku ihagije, nawe akaba aranduye. Ingurube nayo yarya ibitunga amatungo byanduye, nayo ikandura. Umuntu aramutse ariye inyama mbisi cyangwa zatetswe nabi zidahiye neza za ya ngurube yanduye, nabwo yakwandura teniya solium. Ushobora kwibaza uko umuntu yarya inyama mbisi z'ingurube, ariko abenshi bashobora kuzirya batabizi. Urugero, uzasanga ababazi bazo babaga bananywa, cyangwa abatetsi bakata inyama bananywa cyangwa banarya. Burya uko utema inyama birahagije ngo akantu gato gasimbukire mu byo uri kunywa cyangwa uri kurya, ubundi ukaba usa n'uriye inyama mbisi zidatetse. Iyi ni nayo mpamvu mu mabwiriza agenga abateka babigize umwuga kizira gutegura amafunguro uri gufata andi. Iyi nzoka ya teniya yo mu bwonko iyo iri mu zindi nyama cyangwa imikaya, nta bimenyetso by'uburwayi igaragaza.
ariko iyo yageze mu bwonko abenshi ibatera kurwara bakanarangwa no kuribwa umutwe, isereri, umuvuduko w'amaraso, kwitura hasi bya hato na hato, igicuri, stroke n'ibindi. Ni gute wakwisuzumisha iyi nzoka? Ukeneye kumenya uko uhagaze wagana ibitaro bikwegereye ugatanga ibizamini by'amaraso, ugaca muri sikaneri y'ubwonko cyangwa MRI y'ubwonko. Ingaruka zishamikiye kuri iyi ndwara bavandimwe ntizirondoreka. Ibaze uguye wari ku gikwa, ibaze igicuri kigufasha uteruye umwana, ibaze urwaye stroke n'ibindi. Niba rero ufite ibimenyetso byayo, isuzumishe hakiri kare. Iyi teniya yo mu bwonko iravurwa igakira neza ndetse n'igicuri n'isereri biyiturukaho bigakira. Reka turebere hamwe uko twayirinda. Kwirinda iyi nzoka bisaba kugira isuku, guteka amafunguro ukarindira agashya neza, kwirinda kurya cyangwa kunywa uri no gutegura amafunguro, gufata imiti y'inzoka nyuma y'amezi 6 kabone n'iyo waba utarwaye. Turabashimiye mwese, mugire ubuzima buzira umuze. Mwari kumwe n'impuguke Double MT.